Turakuramutsa Bikira Mariya nyina wa Yezu. None kwa gatandatu tariki 20 Kamena 2020 turahimbaza umunsi w'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya kabiri cy'amateka, mutwa 24 murongo wa 17 kugeza kwa 25. Zaburi ni ya 89. Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa kabiri murongo wa 41 kugeza kwa 51. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Uko umwaka utashye, ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Nuko umwana amaze imyaka 12 bamujyanayo uko babimenyereye ku munsi mukuru. Iminsi mikuru irangiye barataha, umwana Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari mu bo bagendanaga. Hanyuma bamushakira muri bene wabo no mu bamenyi. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamusanga mu ngoro yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi abasiganuza. Abamwumvaga bose batangariraga ubwenge bwe n'amagambo yabasubizaga. Ababyeyi be bamubonye barumirwa, maze nyina aramubwira ati, mwana wanjye watugenje ute? Jye na so twagushakanye umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakira giki? Muyobeye ko ngomba kuba mu nzu ya data? Bariko ntibasobanukirwa n'ibyo ababwiye. Nuko ajyana nabo i Nazareti agahora bumvira. Nyina abika ibyo byose mu mutima we. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana ba Bikira Mariya nimukomere. Papa Francisco niwe wavuze ati, umukristo udafite cyangwa utabona Bikira Mariya nk'umubyeyi, uwo ni imfubyi. Ejo twahimbazaga umutima mutagatifu wa Yezu, dore ko nta ukunda umwana ngo yange nyina, kunda Yezu na Mariya. Uyu mutima wa Yezu uhamagara uwa Bikira Mariya. Iyi mitima yombi yunze ubumwe. Ntiwavuga Ukarisiya ngo wibagirwe ishapure, ntiwavuga umucunguzi ngo wibagirwe wamubyaye, ntiwavuga urupfu n'izuka bya Yezu ngo wibagirwe Yohani na Bikira Mariya munsi y'umusaraba, n'ivuka rya Kiliziya ku mugaragaro ku munsi wa Pentekoste, aho Bikira Mariya yari kumwe n'intumwa. Ntiwakwinjiza umukwe ngo umugeni asigare hanze. Ngiyo Kiliziya ya Yezu, aho Yezu na nyina bakorana bunze ubumwe. Mbese ntiwakwinjiza Yezu ngo Bikira Mariya asigare hanze. Amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi w'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya aradufasha kuzirikana ku ngingo yo gushakashaka Imana. Mu isomo rya mbere turabona bihunza Imana, batakaza ubuzima bica abana b'abandi. Naho mu Ivanjili turumva urugero rwiza rwo kwita ku buzima bw'umuntu, gushakashaka Imana. Bikira Mariya na Yozefu bajya gushakashaka umwana w'Imana Yezu. Mu isomo rya mbere turazirikana ukuntu umuherezabitambo Yehoyada wari waragiriye neza umwami Yowasi aho amariye gutabaruka. Umwami Yowasi akoka ku bigirwamana we n'umuryango. Nuko Zekariya mwana wa Yehoyada akaba n'umuherezabitambo aza gucyaha icyo cyaha abibwirijwe n'Uhoraho. Cyakora umwami Yowasi ntiyibuka ineza yagiriwe na se w'umwana, nuko amwitura inabi baramwica. Babyeyi, biragatsindwa n'Imana kwica, biragatsindwa kwicira uwakugiriye neza. Itegeko rya 5 mu mategeko y'Imana ritubuza kwica. Imana y'umubyeyi wacu, umugambi wayo nk'uko twabizirikanye muri Zaburi, Imana yibuka kandi yubahiriza isezerano ryayo, ni ugukiza, ni ugucungura abantu. Ngiye inzira Imana yanyuzemo ubwo yatoraga Bikira Mariya ngo abe nyina wa Kristu, natwe abakristu abe mama wacu, abo umubyeyi wa Kiliziya y'isi yose. Mu Ivanjili kumvise Bikira Mariya asubira i Yerusalemu kujya gushaka umwana Yezu wari wabuze. Nuko bamusanga mu ngoro yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi abasiganuza. Ese mubyeyi, iyo wabuze umwana wawe ushakira he? Burya numenye icyo umuntu akunda, igihe wamubuze ujye wihutira kujya guhamushakira. Ubwo niba akunda inzoga, menya ko umushakira mu ikabare. Niba ari indaya, nawe uri mukuru uzamenya ubwenge. Cyakora umukristo yakagombye gushakirwa mu ngoro. Yezu buri gihe we aba ari mu ngoro, ntiwamusanga mu tubyiniro, ntiwamusanga muri bumu. Iyo wabonye Yezu kimwe na Bikira Mariya urishima, uratangara, ugira amahoro. Nuko ababyeyi bamubonye barumirwa. Undi mugenzo mwiza waranze Bikira Mariya ni ibanga, kubika ibanga. Nuko abika ibyo byose mu mutima we. Ni ibiki byari biri mu mutima wa Bikira Mariya? Ni amabanga y'Imana. Guhera jambo yigira umuntu kugeza kuri Asensiyo. Ariya mibukiro yose uko ari 20 tuzirikana muri rozari nk'incamake y'Ivanjili: ibyishimo, urumuri, ishavu, ikuzo. Ibyo nibyo biryo bya Bikira Mariya. Ibyo nibyo yari abitse mu mutima we. Bavandimwe, umubyeyi yatwite arababara.
iyo abyara umubabaro uriyongera, ariko iyo amaze kubyara ibyishimo biba byose. Hari rero ababyeyi gito batekereza umuruho w'umwana bagahitamo kwinyurira iy'ubusamo. Ye baba we! Umunsi umwe muri Afurika iyo hirya kure, umuyobozi yatumije inama y'abagore aho bagombaga gukora umunsi mukuru, bakiyakira, bakarya kandi bakanywa. Nuko bageze mu nama batangira kwivuga umwe kugira ngo bamenyane. Umwe ati ndi mama Ishimwe, undi ati ndi mama Gloria, undi ati ndi mama Fisi. Undi bamugezeho aratangira ararira cyane, yatekereza ko abandi bari kwivuga mu mazina y'abana babo, agatekereza ko yakuyemo inda akica umwana we. Nuko kugira ngo nawe atikura mu bandi n'ikiniga cyinshi ati ndi mama Nyakwigendera. Ye baba we! Abari aho mu nama baraturika bararira. Ubwo umuyobozi wari gukoresha inama bahuza amaso na nyina wa Nyakwigendera. We n'ikiniga cyinshi yandika agapapuro ati nanjye nitwa papa Nyakwigendera. Nuko ahita arigendera arasohoka. Icyari resebusiyo gihinduka desebusiyo, kwiyakira bihinduka kwiheba, inama n'ibyishimo bihinduka imibabaro no gusuherwa. Babyeyi, kubyara birarushya, ariko umwana ni impano y'Imana. Umwami Yowasi wishe umwana w'umuherezabitambo ahagarariye ba mama Nyakwigendera na ba papa Nyakwigendera. Naho Bikira Mariya we ni mama Fisi, Fils de Dieu, ni mama wa Kristo, ni nyina w'Imana, ni mama wacu. Babyeyi, muri iyi si hari akarengane. Bamwe babona abana bakabica mu gihe abandi babifuza. Babyeyi, mutinye umuruho w'umwana, mugatesha abana amahirwe yo kuvuka, mukivutse imigisha y'Imana, mukabaza Bikira Mariya watubyaye. Burya icyatumye Bikira Mariya akomeza kwitwa umubyeyi ni umubabaro yagize abyara akarera umwana we Yezu. Ni bwa bubabare burindwi bwa Bikira Mariya. Umusaza Simewoni ahanurira Bikira Mariya ibizabaza umutima we, Yezu bamuhungishiriza mu Misiri, ibyabaje Bikira Mariya igihe Yezu azimiye, Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba, Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba, Bikira Mariya yakira umurambo wa Yezu mu maboko ye, Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yezu mu mva. Ngibi ibiryo bya Bikira Mariya. Umuruho. Bangavu, basore namwe nkumi, mwadukiriye ibinini, inshinge, ibyatsi n'imiti yo gukuramo inda, nimusijyaho mutabaza Imana, mudakora Imana mu jisho. Nimusijyaho mutazaba mama Nyakwigendera cyangwa ba papa Nyakwigendera, mukazahora muganya iminsi y'ubuzima bwanyu. Hari abakristo bamwe badukiriye icyaha cyo kwica bagakuramo inda, aho bamwe batanga amafaranga ibihumbi n'ibihumbi. Abo bagira uruhare, ubufatanyacyaha, abo bose bafitanye amasano aba Nyakwigendera, nimwongere mugarure ubumuntu, mwitsimbara ku cyubahiro n'ubwema bwanyu, ngo mudaseba mu maso y'abantu nyamara mu maso y'Imana mugaseba, mugakandagira abadashobora kwivugira. Nimusijyaho mutikururira umuvumo. Bikira Mariya mubyeyi utanga ubuzima bw'umubiri n'ubwa roho, tabara ingo nyinshi zabuze urubyaro, batoze kwihangana bakomere, batoze gushakashakana Yezu umutima utaryarya, bahorane Yezu mu rugo iwabo, kuko ufite Yezu na Bikira Mariya mu rugo rwe aba afite byose. Maze twese dushishikariye kurera abo twabyaye, ariko umubiri cyane cyane kuri roho, abo dufitanye isano isumbi y'amaraso. Turerere Imana na Kiliziya, dushakashaka Imana amanywa nijoro, duhorane Imana. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, udusabire. Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.